ngiye uburyo byagenze mu mushiti wanjye wamuhereje pase. Yego. Yes, pase. Yego. Arampamagara turavuganye ibikina biki witwa nde nitwe kunuko ese ubahe arambwiye icyo gihe ngo yabaga Kimisagara. Yego. Yego. Turavuganye akambwira senza gusore ku ishuri ndamubwira ati oya bitewe n'amasomo umwanya ntimuke ntiwaboneka. Yego. Byose ugenzwa n'iki bimeze bite? Ati nyine ngiye narakubonye ndagukunda. Yego. Ibintu nk'ibyo by'abasore b'iki gihe nyine nawe urabizi. Ariko kubera ko ntabwo nari muzi nibwo nari mubonye. Yego. Wese uyu muntu nibwo mubonye we anzihe ntangira kwibaza ahantu anzi. Yego. Mbona nyine ntabwo mpazi. Noneho ubwo ngubwo nyine akajya amamagara kenshi gashoboka. Yego. Ngubwo umusaza akajya amamagara rimwe na rimwe akambura agutesha umutwe. Cyanesha umutwe. Yego. Kambwira ati nshaka kugusohokana naha nkamubwira nta mwanya mfite. Komeza. Impamvu ngiye nabyangaga. Yego. Umuntu nk'uwo ngo iyo gusohokanye. Yego. Agasohora amafaranga ye. Ko nawe hari icyo abashaka kugeraho, hari icyo abagukeneyeho. Yego. Wowe warabyanze. Narabyanze. Ambwira ese ufite ikihe kibazo ngo nkufashe, ushaka amafaranga ngana iki ngo nkufashe. Yego. Ambwira ati ngewe nta kibazo mfite, ati nta n'ikintu umva ukumbuye. Ambwira ati oya. None se ngo ko numva ngo uri umwana mwiza utandukanye n'abandi bana. Yego. Ndamubwira ati buriya umuntu agira indangagaciro ze. Yego. Kandi uko umuntu ameze siko n'undi yaba ameze. Birumvikana. Turatandukanye. Yego. Ubwo arambwira ati waretse tukazajyana Igisenyi. Ndamubwira ati rero Igisenyi ntabwo byakunda kubera ko turi by'examen nyine we namufatishaga ama examen. Mbwira ati dufite ama examen menshi ejo uyu munsi ni ikizami. Yego. Byose. Ngeze aho ngaho nyine agenda acika intege. Akajya akunda kumbwira ngo ntago nshobotse. Gukina bikinga ubundi ngo kwiga. Mwambwira ati ngo ngomba kwiga kugira ngo isomo ritamfata. Sinabyo byangiriza CV. Yego. Yes. Ubwo ngubwo akambwira ati Ibyahanuwe TV. Ibyahanuwe TV. Reka twongere tubaho ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT channel yitwa Ibyahanuwe TV. Mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse yewe n'iburengerazuba, yewe no muri Kigali muri rusange. Uyu munsi ngarukanye n'umukobwa mwiza cyane kubera ko uburyo asa nako anagaragara haba ku mutima yewe ndetse no ku mubiri. Turakwakiriye amakuru. Amakuru ni meza. Bimeze bite? Mizi neza. Ariko mana kuvuga keya mama. Uvuga keya? Yego. Divi amakuru bundi amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi ni meza. Yego. Bintu biragenda nta kibazo. Biragenda? Yego. Reka ruduhe kubuzima busanzwe. Uyu munsi abana biga kaminuza b'abakobwa ngo hari ikintu tubaziho. Ngo nuko kuwa gatanu ngo mwatembereye bamwagiye he? Muzima. Yego. Ntago udafite ubumuga. Yego. Ntacyatuma adatembera. Si kuwa gatanu ngo no kureba abasaza shaje bireka mbabarira. Oya. Ntabwo ari kureba abasaza ubundi nk'abanyeshuri. Yego. Abantu bo hanze aha bakunda gutekereza ngo umwana wese wiga kaminuza bitewe na life. Yego. Abenshi bakunda abasaza. Yego. Kugira ngo babafashe mu buryo bw'amafaranga ibiki ariko ntago ariko biba bimeze. Divi tubwiza ukuri kuva wavuka nta mubi urakwiyongoza ndabizi ku buryo ugaragara pe utubwiza ukuri. Okay. Ntago byabura ariko buriya byagenze gute sasa rero? Umuntu ni indangagaciro ze. Birumvikana. Yes. Ubora banze wowe. Yego. Wanze abasaza? Yego. Ushaka abajene baguca inyuma? Cyane rwose. Akosha wase mbyizera ngatubwire byagenze gute? Hanze aha nyine abasaza baba bahari. Yego. Banafite ayo mafaranga. Yego. Yego. Ariko nk'abana bakiri bato tukiri bato. Yego. Ntago
biriya bintu ari byiza Yego. yo kwijandika mu busambanyi ibiki na biki ngo uyu kuko ari umusaza ufite amafaranga aramfasha. Yego. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Yego. Ikindi birabafekta haba mu myigire mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yego. Biriya bintu birabafekta kuko niba uwo musaza ashobora kuza akampereza ayo mafaranga nifuza. Yaraguhaye wowe? Oya ntabwo yamaye kuko ntabwo njye nabikunda. Wowe mwapfuye iki? Ntabwo nabikora, ntabwo nabemerera. Yego. Ego. Wambwiye ko umusaza kwinjiriye aravuga ati toka mu izina rya Yesu ngo ngende umurokore. Cyane rwose. Noneho do your story kubera ko uyu munsi hari benshi babyishoramo ugasanga bagiye kurikira abasaza ugasanga ejo batangiye ngo uyu ngo mana ngo ntabwo nzahitamo ngo ibiki n'ibiki. Wowe byagenze gute ngo umusaza umwange? Impamvu mwahuye gute wamwanze gute? Ukuntu twahuye ntabwo umuntu wese mumenyana kuko mwahuye. Yego. Hashobora kuba wenda muziranye wowe ubwawe. Mwe muziranye? No, just aziranye nawe. Yego. Wowe kuko tuziranye akakubwira ati uriya mwana ndamushaka. Bibaho cyane kandi ndabizi kabisa. Yego. Ugasanga wowe umuhaye nimero yanjye arampamagaye amvugishije nk'ahanzi. Yego. Turavuganye turamenyanye amubajije ibimugenza arabimbwiye. Yego. Yego. Mbwira ko yifuza ko twaba inshuti. Yego. Yego. Ariko aho ngaho banze kumenya se ubushuti ashaka ni ubushuti nyabaki kuko ubushuti buratandukanye. Yego. Yes. Hari ukube inshuti. Ariko bundi katujye kuri wowe bundi katujye kuri wowe. Wowe bundi wowe yakwinjiriye gute wamukatiye gute? Ngewe se? Yego. Ngewe uburyo byagenze? Mu mushuti wanjye wamuhereje pasi. Yego. Yes pasi. Yego. Arampamagara turavuganye ibikina biki witwa nde nitwe kunuko ese ubahe arambwiye icyo gihe ngo yabaga Kimisagara. Yego. Yego. Turavuganye akambwira senza gusore ku ishuri ndamuga ati oya bitewe n'amasomo umwanya ni muke ntiwaboneka. Yego. Byose ugenzwa n'iki bimeze bite? Ati nyine ngiye narakubonye ndagukunda. Yego. Ibintu nk'ibyo by'abasore b'iki gihe nyine nawe urabizi. Ubwo n'umusaza n'umusore. Yego. Ariko kubera ko ntabwo nari muzi nibwo nari mubonye. Yego. Wese uyu muntu nibwo mubonye we anzihe ntangira kwibaza ahantu anzi. Yego. Mbona nyine ntabwo mpazi. Noneho ubwo ngubwo nyine akajya amamagara kenshi gashoboka. Yego. Umwanya wanjye bari muke rwose pe bari muke sinakubira. Masomo menshi ndabizi ibyo biga biragora. Menshi biragoye. Bisaba kuboroka we mbega ibintu mwiga shaka ni bigoye. Yego. Umuntu abagomba no gufokasinga ku masomo. Yes ku masomo. Ubwo ngubwo umusaza akajya amamagara rimwe na rimwe akambura agutesha umutwe. Cyanesha umutwe. Yego. Kambwira ati nshaka kugusohokana naha nkamubwira nta mwanya mfite. Ukabyanga? Ariko mama dore we. Ukabyanga man? Yego. Komeza. Impamvu ngiye nabyangaga. Yego. Umuntu nk'uwo ngo iyo gusohokanye. Yego. Agasohora amafaranga ye. Ko nawe hari icyo abashaka kugeraho, hari icyo abagukeneyeho. Yego. Yego. Wowe warabyanze? Narabyanze. Ambwira ese ufite ikihe kibazo ngo nkufashe, ushaka amafaranga ngana iki ngo nkufashe. Yego. Ambwira ati ngewe nta kibazo mfite ati nta n'ikintu umva ukumbuye. Ambwira ati oya. None se ngo ko numva ngo umwana mwiza utandukanye n'abandi bana. Yego. Ndamubwira ati buriya umuntu agira indangagaciro ze. Yego. Kandi uko umuntu ameze siko n'undi yaba ameze. Abantu turatandukanye. Yego. Ubwo arambwira ati waretse tukazajyana Igisenyi. Ndamubwira ati rero Igisenyi ntabwo byakunda kubera ko turi mu bihe by'examen nyine we namufatishaga ama examen. Ndamubwira ati dufite ama examen menshi ejo uyu munsi ni ikizami. Yego. Byose. Ngeze aho ngaho nyine agenda acika intege akajya akunda kumbwira ngo ntago nshobotse. Gukina bikinga ubundi ngo kwiga. Mwambwira ati ngo ngomba kwiga kugira ngo isomo ritamfata. Sinabyo byangiriza CV. Yego. Yes. Ubwo ngubwo akambwira ati isomo nta kibazo nzari kwishyurira. Yego. Akamubwira ati ya amafaranga yo kurya. Kasha isomo nahenda shabireke n'injye ubizi. Yes, isomo rirahenda ariko nyine buriya. Mbabyibutse. Yego. Ntabwo Note ya 40 sha. Yego.
biterwa n'isomo n'igihe 40 aba ari makeya 80 bitewe na trade twe ni 40 ifite yego ariko nyine buriya bari abasaza ntago nabo baba bagenzwa n'ubusa yego akenshi usanga ari ibirwana bafite bashaka kunyanyagiza mu bana b'abakobwa kasha ukiri muzima sha bitanakunda n'umunsi n'umwe ugasanga agushikishije amafaranga kuko uri umunyeshuri wumva ko ntayo ufite cyangwa utaye tuyabona byoroshye yego kavuga ati uyu nguyu rwose niwe wanjye uyu nguyu azajya amenyera buri kimwe cyose ariko nyine biriya ni ukwibeshya kuko nyuma usigara ari wowe ubwawe ufite ikibazo nyine warangirije ahazaza hawe yego n'ibyo birwara n'ibiki byose ntuzi uko ameze muhuriye aho ngaho utamwizeye umwizeye ubu se umwizeye wabikora umwizeye wabikora oya yego burya nta kwizera umwana w'umuntu hari amakuru avuga ko muri kaminuza abakobwa baho bakunze ko bari abasambanyi yego koko wese ni kwibona cyaba barabeshyira ntabwo ariko mbibona uvuze buriya ntabwo ariko mbibona ariko se kusha ntabwo ariko bimeze ubibona gute ngewe ukuntu mbibona nanjye nditangaho urugero sibyo ariko ntabwo ari bose sibyo ariko nyine wenda bashobora kuba bavuga ngo abana ba kaminuza bitewe n'ubuzima babayemo sibyo yego uramutse umuhereje amafaranga nta cyatuma utamubonera igihe ushakiye yego ariko ntabwo ariko bimeze yego hari ababonzi hano hepfo hano kamakurangira uzahajya hano hepfo yego hari ababikora kuri mezo ntwari yego hari ababikora ariko ntago abikora kuko ageze ku ishuri ni ibintu biba bimusanzwe ni ubuzima cyane ubuzima biterwa nuko yamenyeye cyangwa se ko yabyurutse yego yes birashoboka ariko ntago ariko bose baba bameze mise nibaza se uyu munsi ufite umukunzi ufite umugabo ufite urusingo bimeze bite ngewe ndacyari umunyeshuri kandi ndacyari muto ko sivuze mutoya abandi bose batoya n'abandi ni batoya ariko buriya sibyo umuntu aba afite plan ze ya planinze wapanze iki ngiye ikintu napanze se gushaka wenda ufite gatarani 30 yego aho uzaba ukibyarara yego agashaka ibire urashaka kubona nk'abajuri none yego ntago wavuga ngo 30 kubera ko nkatwe abakobwa ntago tuyipangira ariko tubigiramo uruhare yego icyo ngubona ni iki ukibona inshuti yawe Vestina ikoze ubukwe igashaka umusaza w'imyaka 40 utanaseka ko rurakaye abyakiriye gute nge rero nago namubreminga kubera ko urukundo ryo rushatse yego sibyo yego kuba Vestina yarakundanye na Idrissa umugabo we yego kandi bivugwa ko umugabo we amurusha imyaka myinshi yego nago namubreminga kubera ko nyine kandi uri inshuti yawe yes kubera ko impamvu babanye nuko bakundanye Vestina namukunze undi naramukunda nta cyo gutuma badahuza ngo babane yego iyo urebye uyu munsi Vestina amagambo ya postinze avuga ko yicuza ndetse anarambiwe kuba yarahituyemo nyine byamubangamiye akaza kubisiba nicyo bivugaho nge ikintu mbivugaho inshuti ye mwiganye mwana banyu kuba byarabaye buriya nk'abantu babiri babana yego baziranye amabanga baziranye kuri buri kimwe yego hari igihe usanga umuntu afite ingeso utabasha kwihanganira yego kandi iyo ngeso mu by'ukuri mu kubana kwanyu utaruzizi yego yes yaraziguhishe ikindi kandi ukabona n'imibanire yanyu ko mwari mubanye mukundana urugo mugezemo siko mukomeje kubana ukabona byinshi biri guhinduka nk'umwana nyine yari akiri muto akabona ntiyabishobora agifite ubutesi yego ukabona nyine ntabwo yabishobora kubibamo ubwo buzima abangamiwe bamwati yahuye n'umusaza ubasha akazi agira ubwoba abana ati Vestina nagashobotse samukunda buri hagati y'abantu babiri baba bafite amabanga yabo bwite utapfa kumenya ariko rero inshuti ya Vestina mwaniganye Vestina se uramugabo ko yamushatse amukunze cyangwa n'umuntu baramumuhatiye buriya ntago umuntu yaguhatira ikintu udashaka kuko nyuma yaho nta nubwo yaba ari kukigukorera yego ndatekereza Vestina ntawamumuhatiye yego
yagiye abishaka kandi amukunze. yego uyu munsi bazi umusore gukunda bya nyabyo ariko ari umukene mva yambara simbyite nguki nyine agikodesha agukora bya nyabyo hakaza n'umusore cyangwa umujeni utawukunda ariko guha amafaranga menshi cyane utubwize kuri wo wajya hehe njyaho najya sibyo ibintu nibishakwa ibintu nibishakwa akose urahari cyangwa yes ndahari ngo uvuze nguki ibintu nibishakwa yego impamvu ngiye amahitamo yanjye yego nasanga udafite amafaranga umukene unakodesha ariko se kwa muntu we impamvu ni yihe ushobora kuvuga ngo ngiye kureba uwo mukire ufite amafaranga yego ariko ugasanga muri ayo mafaranga nta mahoro yagiriyemo nta mutekano yego ugasanga nugora wegunze amarira tiyo menya ukicuza ariko usanze uwo mukene ufite urukundo mukundanye yego mugashyira hamwe mugashaka byose mwifuza mwabigeraho yego ako se ko ibintu uvuze biri ku mutima cyane kuri kamera gusa biri ku mutima biri ku mutima washaka umuntu ufite ubukene ugasiga uguha amafaranga cyane rwose ariko se mwabantu uko kubera ko bagenzi baragutuka bagenzi bavuga ngo uruma tubeshyera oya ntabwo bantuka kubera ko umuntu afite amahitamo ye yego nayawe yego kubera ko ushobora gusanga umuntu ufite amafaranga atari uko mukunze nkurikiye amafaranga yego ugasanga wenda ejo turabanye ayo mafaranga arabuze yego bitewe n'impamvu runaka yego ugasanga ibyari urukundo bivuyemo ibindi bintu niyihe nama ugira abakobwa uyu munsi bakunda ibiceri kurenza urukundo barangiza nyuma bakaza kwicuza bakiyahura niyihe nama bagira ngewe inama nabagira sibyo ntago bakunda amafaranga kuruta umuntu uvuze ntago bakunda amafaranga kuruta umuntu kubera iki amafaranga arashira yego ariko urukundo ntirushira ubwo se vese nakuze amafaranga kurusha umuntu cyane yego mwabana mu mwana afite ubwenge cyakora gusa mise nemera ko umurongo urimo uyu munsi niko abenshi baza bavuga ariko ugasanga birangiye bajyana arabiceri ngo umutindi ngo niba ngo yagutinda he ngo yagutsinda he ntago mbizwe babivuga ariko ngo abakene bakundwa n'abanyina gusa niko babivuga ariko ntago ariko bimeze erega umva yego umutima wakunze uba wakunze waba ufite ayo mafaranga waba utayafite waba ufite buri kimwe cyangwa utagifite yego iyo umutima wakunze uba wakunze uyu munsi Divine tubone imbere ya kamera z'ibyahanuwe TV utatubeshye kuva wavuka ugize abakunzi bangahe yagize abakunzi babiri ako se noma uvuze babiri yego nubeshye baraza muri comment bavuga ngo nanjye twarakundanye banyomoza iyi mihanda rwose iyo ubeshye banyomoza babiri yego ubwo hari ryari subwo navuga ngo bwa mbere n'urukundo nari segonderi segonderi mu wa gatandatu yego segonderi ira minsi turamabara bakora mana we oya nago wavuga ngo amabara bakora barakora muri sina 6 erega shabireke ndabizi bose naga ariko bayakora bajya no muri dore bakara muri dore z'abahungu cyangwa z'abakobwa bose naga ariko bayakora yego biterwa n'ukuntu umuntu yarezwe imico ifite yego aha uyu munsi nicyo umukunzi wakoreye ukavuga ati no mu buzima bwanjye ati niyo narinda nsinzira cyangwa narinda apfa nabo nzabyibagirwa niki nta kimwe ntacyo kibi cyiza okay nuko yanyitagaho gute kwitanaho biratandukanye yego yampaga umwanya we yego erega n'uwo mukene wamukunze ari umukene nawe ntago wamwaka ibyo adafite yego nawe wabibona ko ntabyo afite yego aha dusoza ndakubaza ibintu bibiri mw'iyi minsi yashize ubitwaye amano video zagiye hanze ari kumwe n'umugore we warazibonye yego narazibonye niki zakwigishije cyangwa zagusigiye ziriya video z'aya mpano yego ariko buriya nk'amafamiye y'iki gihe ari hano hanze yego
ntago biriya bintu bikwiye nk'abantu biyubashye. yego Kubera ko nk'umuntu ufite umuryango ufite abana, yego niyo yaba atayafite ariko bazabagira, yego ugasanga uwo mwana arakuze amenye ibyo byabaye kuri se na nyina, yego nyine uwo mwana biramukomeretsa. yego Yego nawe ubwe nyine abagenda avuga ati so koko ibintu byabaye, ibintu ababyeyi bakoze abantu barabizi, ubu barabazi, nyine nawe ugasanga byamugizeho ingaruka. yego Yego kandi nanone nk'abantu biyubashye bakuru ntago bagakwiye gukora biriya bintu imbere ya telefone. yego Reka ntago umuntu wamenya ngo umwanzi wawe ninde, ntago wabimenya. Niyo mpamvu ntago biriya bintu inama wenda ugira urubyiruko mu minsi niyihe? Okay, inama nagira urubyiruko ni ukudakoresha social media biyandarika. yego Yego ahubwo bakayakora bashaka icyabateza imbere. yego Noneho ikindi bakanayakora mu bintu bifite inyungu, binafite inyungu igihugu. yego tugiye gusoza ariko uyu munsi tubona abakobwa benshi bakunda amafaranga rimwe bakanigurisha. Ese nawe umukobwa ubona biterwa n'iki ko abakobwa benshi uyu munsi bagiye mu bw'uburaya, abakora online ndetse no ku mihanda, ubona biterwa n'iki? Ikintu kibitera hari ubwo usanga nk'umukobwa yego yarakuze wenda abayeho muri ubwo buzima bubi, yego nta icyo ashaka atakibona, yego bitewe n'uburyo ki abayemo. yego Ugasanga noneho ahuye na wa muntu yego umuhe buri kimwe cyose, yego ariko akamukoresha iyo mirimo y'urukozasoni. yego Yego ugasanga wenda aramubwiye ngo urankorera iki, ndakwishyura ya naye. Umukobwa kumva ayo mafaranga ni menshi, yego agahita avuga ati okay, nta kibazo, aya ngayo bwari menshi ndayakorera. yego arayafashe. Yego yego noneho ugasanga hari n'abandi bitewe n'ibigare inshuti zabo wenda se zirabikora, yasanze babikora, nawe afata uwo murongo agendera muri icyo kigali, ugasanga ibyo byose abyishoyemo gutyo. Birumvikana. Uyu munsi Vestine ubuzima maracamo, nihe nama wamugira nk'umukobwa w'inshuti ye babanye ndetse baniganye? Vestine inama namugira ni ukwihangana kandi agakomera. Yego agahangana nabyo. Yego kubera ko n'ubundi nta kitagira iherezo, nabyo bizarangira. Abose akabazo k'amatsiko ngize, mukigana yarafite umukunzi Vestine muri segonderi? Enega kuvuga ngo segonderi yego ntago babura, ako nabo kuruhura mu mutwe. Yego mu gihe wize wananiwe, yego yes kazamu kaganira iki niki ukaruhuka mu mutwe. Ntabwo wavuga ngo ni umukunzi ko mukiri bato. Yego reka mfate umwanya ngushimire byimazeyo, wakoze kuza kandi uganira neza, ariko icyo nibajije ni kimwe. Uvuga nk'umuntu witwa Abayo Yvette Sandrine, muvuga kimwe, mufite icyo mupfana? Aya ntabwo tugifite, ahubwo tube inshuti. Abayo Sandrine uramuzi? Ndamuzi. Muvuga kimwe pe, hano tubwiye muri comment. Urakoze cyane. Ako dusoza niki so abanyarwanda turasoza? Icyo nasaba abanyarwanda se aho bagusanga bagufollowing like urubyiruko no gukora ikintu batekerejeho kabiri, bagakora ikintu batahaswe. Yego unuka gihaswe n'inshuti ye. Yego ikindi bakirinda kugendera mu bigare. Yego yego reka nshimire byimazeyo inshuti ya Vestine, akaba ari na Divine, umwana utona cyane ku batamuzi. Nitwa IT, akoze cyane kuza. nawe mwakoze cyane. Ciao ciao.